Ese wigeze wibaza uko Afurika yari bimeze iyo His Excellency Paul Kagame ari we wari buyobora umugabane wose? Ni igitekerezo gishobora gufatwa nk'inzozi, ariko iyo usubije amaso ku mateka ye, uburyo ayobora u Rwanda nuko yitwara mu ruhando mpuzamahanga, ntiwatinya kuvuga ko Afurika iri kuba ahandi hantu hatandukanye na hiri uyu munsi. Reka dutekereze kuri aka kantu. Mu myaka irenga 20 amaze uyobora u Rwanda, Kagame yubatse igihugu kivuye habi kurusha ahandi hose. Jenoside yakorewe Abatutsi yasize igihugu mu ivumbi, inzigo, ubukene n'icyuho cy'ubuyobozi. Ariko uyu mugabo yahinduye byose. Ubu u Rwanda ni igihugu gifite umutekano, umujyi wa Kigali usukuye, serivisi za leta zikora neza, ndetse n'ingabo ziri professional zibungabunga amahoro muri Afurika yose. Aramusere ari perezida wa Afurika yose, ibintu byinshi byari kuba byarahindutse. Aha ndaza kugenda nifashisha ingero. Nukuri uwavuga perezida w'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ntago yarangiza. Wigeze wibaza uko umuntu ashobora guhangana n'ibigeragezo bikomeye, agatsinda ubwoba n'amakuba kandi ntanyeganyezwe? Perezida Paul Kagame ni urugero rukomeye rw'umuntu udacika intege, uhagarara nk'inkingi y'umutekano n'imbaraga mu bihe by'akaga. Reka turebe uburyo umuyobozi w'u Rwanda yagaragaje ubudahangarwa budasanzwe mu guhangana n'ibibazo by'umutekano byari byugarije igihugu n'umugabane wose muri rusange. Ariko kandi turaza no guprojectinga vision. Mu myaka y'1990 u Rwanda rwahuye n'ikigeragezo gikomeye cy'amateka, Jenoside yakorewe Abatutsi. Igihugu cyari muri kondisita nziza, ubwicanyi n'iterabwoba. Muri ibyo bihe Kagame ntiyigeze acika intege cyangwa ngo ahungabane, yiyemeje guharanira amahoro, ubutabera no kubaka igihugu cyunze ubumwe. Nyuma y'iyo ntambara igihugu cyahuye n'ikibazo gikomeye cy'umutekano. Imitwe yitwaje intwaro yakomeje gutera igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari. Kagame yagiye yubaka ingabo z'igihugu zifite discipline, ubunyamwuga, professional n'ubushake bwo guhangana n'iyo mitwe. Aha ndaza kugaruka ku kutanyeganyezwa no guhangana n'imitwe yitwaje intwaro. Reka nkwibutse ko aha wageze ari kuri FK Media, menya neza ko wakanze like nk'ikimenyetso cyo kudushyigikira, kandi ko wakanze subscribe kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ngi nitwa Bazaza, wayikaze. Paul Kagame ni umuyobozi w'umutima ukomeye, udatinya gufata ibyemezo bikomeye mu guhashya imitwe yitwaje intwaro ka FDLR, ADF n'abandi barwanashyaka bagumya guhungabanya amahoro mu karere. Yashyize imbere ishyirahamwe ry'ingabo za RDF rifite discipline isumba izindi muri Afurika, bityo rikabisoko y'umutekano n'ituze. Ntacyo yabonye kibaho cyamunyeganyeza, icyizere cye cyatumye igihugu gihora gifite umutekano nubwo hari ibigeragezo bikomeye. Afata ibyemezo bikomeye, ntatinya ingaruka kandi haranira icyiza rusange. Y'ibitero byabwagaga ku gihugu, yajyaga yitwara nk'umuyobozi wacitse intege, ahubwo yajyaga akomeza guhagarara nk'umustar udashobora kunyeganyezwa. Aha nitugera ku ngingo yo kuyobora umutekano ku mugabane, uraza gusanga umugabane wa Afurika wugarijwe n'ibibazo by'umutekano birimo imitwe yitwaje intwaro, intambara n'ubwicanyi. Kagame we yagaragaje ubushobozi bwo guhuza abayobozi b'ibihugu bitandukanye mu guhangana n'ibi bibazo, ashyiraho ingamba zamye zo kurinda amahoro. Aha birajyana n'ukazwa no guhuza ingufu mu karere k'ibiyaga bigari, aho yashyizeho ingabo zihuriweho zifite intego yo kugarura amahoro. Bikaba bizwi ko yari intwari idashobora kunyeganyezwa mu guhangana n'abagizi ba nabi. Gusa Paul Kagame ni isomo ry'ukuntu ubuyobozi bufite ubudahangarwa budasanzwe bugira uruhare rukomeye mu guhangana n'ibibazo by'umwihariko by'umutekano, utuma igihugu gihora gitekanye kandi gitera imbere. Ubudahangarwa bwe, kutanyeganyezwa mu bihe bikomeye no gufata ibyemezo bikomeye biratanga icyizere ku bihugu byinshi bya Afurika bikeneye abayobozi bafite iyo mbaraga n'ubushobozi. Reka dusimbukire ku ngingo y'umutekano n'imbaraga z'ingabo. Afurika yugarijwe n'intambara zitagira iherezo, ADF muri Congo, Al-Shabaab muri Somalia, Boko Haram muri Nigeria n'indi mitwe icumbitse mu mashyamba. Kagame azwiho gushyira imbere umutekano no kubaka igisirikare cy'intangarugero, RDF mu magambo arambuye Rwanda Defense Force. Yaza kuyobora umugabane wa Afurika, bitekerezwa ko yari kuba afite ingabo zihuriweho zifite gahunda, ubunyangamugayo n'icyerekezo cyo kugarura ituze. Aho imitwe yitwaje intwaro yabaye imari icuruzwa. Ndatekereza ntago ari abantu benshi babura icyo bavuga ku ngingo yo kurwanya ruswa no kubaka imiyoborere. Uyu mugabo aramusaba umuyobozi wa Afurika, kimwe mu bintu yabanza kurimbura mbere y'ibindi ni icyitwa ruswa, kuko ruswa ni imwe mu mizi y'ibibazo bya Afurika. Ariko Kagame yigaragaje nk'umuyobozi utihanganira ruswa, utavugirwamo kandi utanga urugero aramutse ayoboye Afurika. Ibyo bigatekerezwa ko aramutse ayoboye Afurika, ni ukuvuga ngo igihugu cyari kuba gifite kontabilite, abayobozi b'inzego zitandukanye bagafatwa nk'abayobozi ba rubanda, apana kwigira ibihangange. Serivisi za leta zari kuba ku murongo, buri muturage agahabwa serivisi nk'uko bikwiye. Ariko kandi Afurika yo kwifite iterambere ridategwa. Nubwo u Rwanda rutagira amavuta cyangwa zahabu, Kagame yaruteje imbere kurusha ibihugu bifite umutungo kamere. Ashyira imbere ikoranabuhanga, internet yihuta cyangwa cashless system.
ubuhinzi bujyanye n'igihe, isuku no gutunganya ibidukikije. Imishinga ya leta iri kuri gahunda ifite ikigamije. Y'ibyo bikorwa bijya kuba byashyizwe muri gahunda y'umugabane twari kuba dufite Afurika ifite ibi bikurikira: nibura gari ya moshi yo kuzajya uva i Kigali igera Addis Ababa kugera za Abuja, pasiporo imwe, imipaka yoroheje nko kwambuka akarere ujya mu kandi, ikarita imwe y'amashanyarazi, aha ndavuga no makarita muguriraho imiriro twese dufite supply imwe, n'ibindi bikorwa remezo bisangiwe. Ese utekereza iki ku burere n'urubyiruko? Kagame avuga ko iterambere ridashoboka hatabayeho uburezi bufite ireme. Akunda gukoresha imvugo igira iti uburezi ni intwaro yacu y'ahazaza, ibi nibyo bizatuma igihugu cyacu gitera imbere. Aha turaza kugaruka ku byo u Rwanda rwagezeho nka One Laptop per Child, gahunda za Tech Hub zikuru urubyiruko kwiga ubumenyingiro nka TVET byari kuba bikwiriye umugabane hose. Ese twavuga iki kuri Afurika ifite icyerekezo? Mu gihe abayobozi benshi b'Afurika bavuga amagambo atagira ibikorwa, Kagame we yerekana ko ibikorwa biruta amagambo. Gusa aramutse abaye perezida wa Afurika, twagira umugabane wifatira ibyemezo, abaturage bamenya ko ubuyobozi bukorera abaturage hatari ubutegetsi bwishe inyuma y'igitinyiro. Afurika yaba ifite isura nshya y'ubushobozi, icyubahiro n'icyizere. Kagame ntiyigeze asaba kuba umuyobozi wa Afurika, ariko ibikorwa bye byerekana ko aramutse ahawe ubwo bushobozi yahindura ibintu byinshi. Bigaragara ko aramutse abaye perezida wa Afurika yose, dushobora kuba twarabonye umugabane wihagazeho, utekanye, ukiza uburangare, ubusumbane n'amacakubiri, wubakiye ku ndangagaciro, gahunda n'icyizere. Ni ukuvuga uyu mugabo tumutinzeho bwakira bugacya bitewe n'ibirwi ibikorwa n'izina baba baragiye bubaka. Aba ari ibintu birebire utavuga ijoro rimwe cyangwa amajoro abiri, aba ari ibintu ukwiye kwicara ukavuga hafi umunsi wose. Reka nkwibutse ko aho uri kuri Fike Media, nyine twabazaza menye neza ko ukoze subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Ikiganiro cyo nakagaruka, ndabakunda cyane, hasta la vista.